twapfuye natwe twumva gufata umuntu bakamwicira hagati y'abantu ku manywa y'ihangu buri wese areba kandi bavuga ngo intambara yarabaye abantu baricwa birarangira bigisigaje abantu ni ukubana mu mahoro. Ikintu cyantunguye kikanambabaza ni uko mwatubwiye yuko genocide yarangiye kandi itazongera. Byo byonyine abo twakabaye kuba dufata nk'intangarugero akaba aribo bashatse kutubibamo ikintu cyo twabibonye nk'indengakamere ibyo tugenda tuma mu maradiyo banatwigisha bya jenoside kuko twakubiswe n'inkuba abantu benshi baruze barabibonaga bavuga ati murumuna wawe uramubuze na nyoko waramubuze nasiko none dore na murumuna wawe baramwishe igutyo byambaje na n'ubu nshaka umurambo wacu. Banyarwandakazi nongeye kubasuhuza ni Mukashema Claudine kuri radio yanyu televiziyo Ubumwe. Uyu munsi turaganira ku ngingo zimwe na zimwe muri rusange zaranze umuryango nyarwanda muri iyi minsi. Turahera ku ngingo ngewe ku giti cyanjye navuga ko idashimishije. FPR ikomeje gukoresha urukozasoni abari n'abategarugori mu Rwanda. Muri iriya nkubiri yo guhitamo abamisi abana b'abakobwa bakomeje gukoreshwa amarorerwa. Baragaragaza uburyo education mu mashuri uburyo bimeze. Nibaza ko igikorwa nka kiriya cy'ubumisi bari bagombye kurondoramo byibura abantu bafite ibitekerezo bizima bihamye, abantu bahagararira umuryango nyarwanda, abantu bahagararira umwari n'umutegarugori ku bantu bahamye. Niba ntabo bafite ni ukuvuga ni ikigaragaza uburere butangwa mu Rwanda. Niba babafite bakaba batarabashyizemo nanone ni agahomamunwa. Rero niba ari kuriya umwana w'umukobwa urepresenta umuryango nyarwanda ameze, ni ibintu bibabaje cyane, ni urukozasoni. Mu minsi izaza tuzakomeza tubikurikirane maze tubumvishe uburyo iyo bababajije ibibazo babura icyo bavuga cyangwa se bakavuga ubusa. Ubushize nababwiye ko umwana umunyeshuri arangiza mu Rwanda bavuga ngo yize universite ugasanga ari idebe. Murambabarira gukoresha iyo nyito ariko ni gutyo bimeze. Sinzi niba hari ikindi kinyarwanda umuntu yabivugamo kugira ngo byumvikane ukuntu rwose nta kintu na kimwe baba bazi. Kubaza umwana w'umukobwa w'i Kigali ngo ntago azi icyo bisobanura umurima, akaba atawuvuga mu yandi mazina atatu y'ikinyarwanda, ni ibintu by'urukozasoni kandi ngo ari umunyarwandakazi. Icyo kintu nicyo kintu cyoroshye cyane. Bavuga ko abanyafurika abanyarwanda 95% cyangwa reka tuvuge 85% batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi, ko n'ababa mu mujyi batunzwe nyine n'abanyacyaro bashobora guhinga bakorora maze bakagaburira umujyi. Ariko se no mu ishuri ntitwabyigaga muri primaire umurima, tukiga ibihekane, tukiga kwandika, tukiga vocabulary, izina icyo risobanura n'icyo bishaka kuvuga. Rero ni ibintu biteye isoni, ni ibintu by'urukozasoni, maze bagafata umuntu utazi ikintu nk'icyo ngicyo bakamushyira ngo mu bamisi, mu bakobwa bashobora guhagararira u Rwanda. Ni mwibaza bamujyanye mu mahanga. Ubushize twarabyumvishe mu myaka yashize babaga batazi no kuvuga ururimi urwo ari rwo rwose kandi bararangije universite. Nibaza ko hari urwego batanga rw'ubumenyi umuntu yari yagombye kuba afite
kugira ngo bashobore kumushyira mu rwego nka ruriya rw'abakobwa bashobora guhagararira abandi mu Rwanda. Kuba rero bashyiraho abantu bameze kuriya ni ibintu bibabaje cyane. Uburere, uburezi, umuco ni ibintu bitagifite agaciro mu gihugu. Ubwo rero nimwumve u Rwanda rw'ejo, nidutekereze abaye nk'umugore w'umuperezida, yamarira iki gihugu, yaganira iki n'abandi abanyagihugu cyangwa n'abandi bagore b'abaperezida, cyangwa ubundi abagore b'abaperezida ni abantu bakina ibintu byinshi muri diplomasi, baparena ibintu byinshi bakabihagararira. Ubwo se umwana nk'uriya w'umukobwa uzakura afite ubwenge buciriritse kuriya yamarira iki gihugu koko? Ikosa ntabwo ari irye gusa, n'ikosa riri mu gihugu kitashoboye kumuha amahirwe yo gushobora kwiga cyangwa kugira ubumenyi bumuhagije. Iyi ngingo ya kabiri nshaka kuvugaho uyu munsi ni uburyo amahanga akomeje kwitwara ku kibazo cy'Abanyarwanda, ku kibazo cy'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe Abanyarwanda kuva muri 1990. Ibi twabibonye kenshi cyane, twabibonye ubushize Ubufaransa bukurotira sije bufunga ubujurire bwari bwatanzwe n'imiryango yabuze ababo mu ndege. Kubona Ubufaransa bwari bufite boîte noire yafashwe n'umuhungu wa Habyarimana wa perezida, ni ukuvuga ko atigeze ashobora kuyigurana n'indi, yarayibahereje ikaba yari authentique. Bivuga ko nimba koko barashoboye kuyikoresha ikizamini, barashoboye kuyisuzuma, iya nyayo, bari bagombye kuba bafite igisubizo cy'uwarashe indege. None uyu munsi bakorotiye dosiye bavuga ko batabizi. Ubwo rero twakwibaza byinshi cyane icyo Ubufaransa buzamarira u Rwanda, ngo ni imikino ya politike, ariko iyo mikino ya politike bari kuyikinisha kuko harimo abacu bitabye Imana. Rero nkatwe twabuze abacu kuva muri 1990, muri 1994 tukabura abandi, na n'ubu bigikomeza, ntabwo bizahagarariraho. Ntibagire ngo dosiye irarangiye. Nibabikora ubu ngubu kubera ko tukiri impunzi, nta jambo dufite, ariko mu minsi izaza ukuri kuzagaragara, tuzagira ijambo, twisanzure, hanyuma twongere tubivugeho. Ikindi nashakaga kuvugaho ni ijambo, ni uruzinduko rwa perezida w'u Burundi hano mu Bubiligi. Ni ubwa mbere u Burundi bwari bumaze igihe kirekire cyane budashobora kujya mu mahanga. Mu minsi ishize, hashize iminsi mike cyane, perezida w'u Burundi aje mu Bubiligi n'umufasha we ndetse n'abandi na delegation yari imuherekeje. Njyewe nagize amahirwe yo kujya kumureba hamwe na diaspora y'u Burundi n'abarundi bose baba hano, benshi baba hano i Buraya. Yavuze amagambo meza cyane, yongeye gushishikariza abarundi ko bagomba gukora. Noneho uyu munsi twabonye amafoto we ubwe ari kubereka akamaro k'umurimo, ari kuvuga ati abarundi nimurekeraho kuba abanyabute, nimurekeraho kuba abanebwe. Voilà, niyo terime yakoresheje. Aravuga ati nimurekeraho, harimo mu barundi harimo n'abajura, ugasanga abantu benshi bari kurya ruswa kandi ari abategetsi. Umva, yarababwiye byinshi cyane kandi byiza, abaha inyigisho. Hari umuntu twabiganiriyeho nyuma ya tuvuye muri icyo kiganiro, ari kuvuga ati abanyafurika ni ugukomeza kubigisha ibintu umuntu yagiraga ngo barabizi, ariko ntabyo baba bazi. Niba ari ukutabimenya, niba ari ukutabisobanukirwa, rero abarundi twari twagombye kubakuraho urugero rukomeye cyane.
hari ikindi kintu cyantushije byimazeyo, yavuze ubwicanyi bwabaye mu Burundi. Nuko atanga ingero z'abantu babiri, umwe yariciwe muri 72, undi muri mbese habaye ubwicanyi bwinshi, ariko yashakaga kuvuga impande zombi z'abahutu n'abatutsi. Nuko arimo kuvuga ati se buri gihe buri mwe naza akavuga uti yaranyiciye undi yaranyiciye, bizagarukira he? Ahubwo bombi nibicare bashaka igisubizo cy'ejo hazaza h'u Burundi, atari ukuvuga ngo nibajye ku maradiyo ngo bajye gutabaza ababirigi, kandi tuzi neza ko n'abazungu baba bafitemo akaboko gakomeye cyane. Icyo kintu abanyarwanda nabo bari bagombye kukibonamo isomo, ariko abaturage ntacyo bakwimarira ubutegetsi buriho butabishyizemo ingufu. Icyo rero nabonye ku Burundi ni uko ubutegetsi buriho bwabishyizemo ingufu cyane. Urugero natanga rukomeye ni uko muri icyo kiganiro yagize ntago hajemo abashyigikiye ubutegetsi buriho gusa, ahubwo nabonye njyewe n'amaso yanjye abantu bagera kuri 3 bari muri opposition binjiye bakamubwira rwose imbona nkubone, bakamubwira bati uranze, ati nibyo ndakuzi, uribuka ko navuye mu Burundi mpunzi, ati nibyo, atari kuzagaruke. Aduha n'ingero nyinshi, avugamo n'umwana n'umuhungu wa Buyoya niba mbyibuka neza, ko yamugaruye mu gihugu akamuhereza bimwe mu mitungo yabo kugira ngo ashobore kubaho no gukora, hanyuma akamuha n'uburenganzira bwo kujya atembera akagaruka. Aravuga ati abantu baketse ko ashobore kuba ari naivete, atari ko ni gutyo abarundi tugomba kubaho. Atese niba munyita se barundi, bivuga umubyeyi w'abarundi nimba ntibeshye, ati ni gute umubyeyi mu rugo yafata umwana we akamwanga akamujugunya ntagire icyo amumarira. Ati mwibuke ko na wa mwana w'ikirara muri Bibiliya bavuga yagarutse afite ubwoba ari kwitonganya, ariko ise aramwakira. Amaze no kumwakira bene nyina birabababaza, bimaze kubababaza ise arabasobanurira ukuntu agomba kumwakira kandi aramutuza, kubera ko ise yabigizemo uruhare. Bene nyina barongera barabana. Icyo rero nicyo dukeneye mu Rwanda, dukeneye ubutegetsi bugiramo uruhare rukomeye cyane kugira ngo abanyarwanda bashobore kubana. Nkunda kubivuga ko Dr Mukwege aravuga mu Gifaransa, on ne peut pas construire la paix sur les fausses communes, sur l'injustice. Ni ngombwa cyane ko twese turirira abacu tukabashyingura mu cyubahiro, hanyuma tugasasa inzobe nyayo, hanyuma amahoro akazabona guhinda mu Rwanda. Ibyo ngibyo niba bidashobotse ntabwo u Rwanda ruzigera rugira amahoro. U Rwanda nirutagira amahoro ni ukuvuga ko ari abanyarwanda bazayabura. Nibayabura ubwo nyine tuzakomeza tube mu mahanga, bamwe batura abandi baba hanze yayo kuko batazemera kwicwa n'akandoyi n'ibindi bibi byose FPR ikora. Muri uko kuvuga icyo kibazo cy'ukuntu abanyarwanda tugomba guturana, nari maze iminsi ntanaboneka hano kuri iyi radiyo kubera nafashe akanya gatoya ko gutekereza. Nararebye nitegereje uburyo abanyarwanda bibutse Kizito Mihigo. Abanyarwanda b'impande zose ndetse n'i Burundi baramwibutse. Abenshi bafashe igihe cyo kujya mu masengesho, mu myiherero, abandi bakamuvugira kuri rezo sosiyo aho bashoboye kuvugira hose. Abanyarwanda hafi ya bose navuga njyewe nzi bibutse Kizito Mihigo. Twese tukamwibukira ku bikorwa byiza yakoze, ariko yagize n'umubiri, yabaye umuntu usanzwe, ajya agira n'ibikorwa byashoboraga gukomeretsa bamwe mu banyarwanda, ndetse hari n'ababivuzeho. Ariko njyewe uyu munsi muri icyo gihe nafashe cyo gutekereza, narebaga ibikorwa biri gukorerwa hirya no hino, nkavuga nti aba bantu bose ibyo bari kuvuga baribuka ko Kizito yishwe kubera indirimbo igisobanuro cy'urupfu. Iyo ndirimbo iyo tuyiteze amatwi dusobanukirwa ibyo Kizito Mihigo arimo kutubwira.
cyangwa twumva uburyo icuranze tukumva amagambo arimo bikanyura mu gutwi kumwe bikajya mu kundi. Banyarwanda banyarwandakazi, ndagira ngo nongere mbatumire twongere twumve iyo ndirimbo igisobanuro cy'urupfu. Nitumara kuyumva twumve iteme, nitumara kumva iteme twumve vive le pardon. Wenda batayizi, abatumva badakoresha ururimi rw'igifaransa cyane, bavuga ururimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda gusa n'izindi ndimi, igiswahili n'ibindi, nzafata umwanya mu minsi izaza nyibasobanurire mu kinyarwanda hano kuri radio televiziyo. Muri iyo ndirimbo vive le pardon aravuga ngo kubabarira ntibibuza kuvuga amateka yawe cyangwa ngo bikubuze kutibagirwa ibyagukoreweho, ahubwo kubabarira nyako arabisobanura neza muri iyo ndirimbo. Ubwo tuzayumva hanyuma tuyisobanure neza. Ni byiza cyane ariko biranatangaje kubona twese turira Kizito Mihigo tutarumvise koko message ye. Twagize amahirwe yo kumugira mu Rwanda wanyawe, abenshi twiboneye, abenshi twaganirije, abenshi twamumenye, noneho twagize n'amahirwe akomeye cyane asigaye yanditse igitabo. Niyo wenda atacyandika, uretse ko nyine yaracyanditse, niyo atacyandika abenshi twaramumenye muri detaye ze z'ubuzima, twari kubitangamo ubuhamya, ariko twagize amahirwe akomeye cyane arandika n'icyo gitabo. Niba hari n'abagishidikanya hora, indirimbo ziriya ndirimbo niwe waziririmbiye mu majwi ye. Numvishe n'umuvandimwe wasobanuye ukuntu yari umuhanga cyane mu kuririmba, ku buryo yihimbiraga melody, akihimbira agakoresha amanota akurikije indirimbo ashaka kuririmba, maze yarangiza akaririmba majwi yose we ubwe, akaririmba base tenor mu ndirimbo imwe. Icyo kintu aragifitemo ubuhanga bukomeye cyane. Rero ziriya ndirimbo niwe waziririmbiye, tuzitega amatwi, ntawe uzatubeshya ngo ntawe. Nkuko hari abashaka guhakana ko kiriya gitabo ngo harimo ibyo bongeyeho ngo bakanakuramo, uretse ko njyewe ntari kuri iyo nivo. Kiriya gitabo ndacyemera kuko njyewe wanamumenye, hari byinshi yanditsemo koko nzi neza. Rero muri izo ndirimbo ze yiririmbiye n'ijwi rye, ntawe umuhagaze ku gakanu, yarabyivugiye. Harimo message zikomeye cyane. Banyarwanda, ko turimo kuvuga tuti amateka yatumye turakara, uyu munsi perezida dufite, igihugu dufite, abategetsi bakirimo, abakiyobora ni amadebe n'abagome. Noneho Kizito twese twemera, tumumajije iki mu kumukunda, mu kumuserebra, mu kumwibuka? Banyarwanda banyarwandakazi, nsoreje kuri Kizito Mihigo, twongere twumve indirimbo ze, tuzizirikane, maze tugerageze kuzishyira mu bikorwa byacu bya buri munsi. Nihereyeho. Murakoze, murakarama, ibihe byiza. Ndangije nanone nsojeje nkomeza kwihanganisha abantu bari mu Rwanda. Mukomeze mubitekerezeho, ni mwebwe ubwanyu mufite urufunguzo rwo kwikuraho ingoyi ibariho ya FPR. Nanone ntago nasoza ntihanganishije abantu bari mu munyururu. Ndagira ngo bamenye ko muri iriya gereza, ziriya gereza barimo za ahantu hose, i Rubavu, i Gitarama, i Kigali n'ahandi hose bafungiye mu myobo no mu mazu yabo, ko tubatekereza, turabasabira ku Mana. Nicyo cyonyine dushobora gukora. Ubuvugizi njyewe nababwiye ko ntazo twabavugiraho uwo ari we, ariko mumenye ko tubasabira kugira ngo imbaraga Imana ibahereza, kubibahereza kubyuka buri mu gitondo, bibafashe gutekereza neza. Ni mwebwe muri sur place, ni mwebwe muri aho ngaho, uburyo mwakwibohora iyo ingoma ngome ya FPR. Hanyuma icyo twabamarira, ariko mwabanje kugira namwe icyo mwimarira, natwe turakizirikana. Murakoze, murakarama. Impuhwe zabo turibona aho tuva, kuba tutavuga suka ibitwiri mu busa. Mu buzima ubundi umugabo arimenya, burya imitima yacu yuzuyemo amaganya.
turi imbohe zabo turibona aho tuva kuba tutavuga suko imitwe iri mu busa ubuzima ukunze umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya wanyweye sase na moto ni yawe urumva umuntu akajaza agashaka kukwishyuza amafaranga urumva kandi mutarafatanyije gushora niba bashaka ko tubakorera nibatugurire moto izacu tuzigurishe urumva cyangwa se bajye batwishyurire sase na assurance batwishyurire autorisation na biriya byuma byabo be kujya batubwira ngo icyangiritse tugikoreshe kandi atari icyacu aho muri hose mwifurije amahoro n'ubwiyunge nta rupfu rwiza rubaho yaba jenoside cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara abo bavandimwe